umuyaga w'ishuheri urawuturinda, uzatubera ubuturo budashira iteka, uzatubera ubuturo budashira iteka. Bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Imisozi itararemwa, isi itarabunga, uhereye kera kose uruko wahoze, uhereye kera kose uruko wahoze. Haleluya. Uruko wahoze, imyaka ijyana iby'ibintu ni myinshi kuri twe, kuri wowe uhaniye n'umunsi umwe gusa, kuri wowe uhaniye n'umunsi umwe gusa. Kijyana iby'isi nk'amazi ahurura bikibagirana, girana vuba nk'inzozi z'umuntu, bikibagirana vuba nk'inzozi z'umuntu. Haleluya. Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, nanone uzaturengera tugeze ku gupfa, nanone mwami nanone uzaturengera tugeze ku gupfa, nanone uzaturengera tugeze ku gupfa. Amen, amen, amen. Mana, nk'uko wafashaga ba sogokuruza bacu niko natwe uzadufasha mu myaka iri imbere. Amen. Haleluya. Bene data bakundwa, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndabahobeye, guhoberana kwera yambi. Imana rero ishimwe ko turinze twese
tukaba turi amahoro, tukaba tubasha kuyiririmbira, tukaba tubasha kuyihimbaza. Ni iby'igiciro, ni ubuntu bugeretse ku bundi. Imana ishimwe rero ko ubwo buntu bwayo yabutugiriye, kandi ishimwe ko wa museke yemeye kudutambikira kubw'imbabazi zayo, kubw'ubuntu bwayo no kubw'urukundo rwayo. Turakomeje rero ya gahunda yacu yo guhugurana, yo gutyazanya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyuma gityaza ikindi. Tugomba gutyazanya tukaba mu ijambo ry'Imana, ngo nitumenye ukuri, nitumenye ijambo ry'Imana, uko kuri iryo jambo tuzaba twamenye rizatubatura. Haleluya. Ntago ndi butinde cyane rero, turi kwiga ku nyigisho ivuga umugambi w'Imana. Ushize twabonye ukuntu buri mwana w'Imana, Imana yamuremeye imigambi itangaje, ifitiye ubuzima bwawe imigambi itangaje, yakuremeye kubaho imibereho itangaje. Ariko twabonye ko iyo mibereho itangaje nta handi tuyibonera muri Yesu Kristo. Ntangira nababwiye amagambo 4 y'ingenzi Imana ishaka ko tumenya. 4 lois spirituelles. Hari amagambo menshi Imana ishaka ko tumenya, ariko ay'ingenzi 8. Ay'ingenzi 8 nzajya nkomeza kuyasubiramo, nyasubiremo kuko nayo ngayo 4 Imana ishaka kumenya. Nukumenya ko Imana igukunda, ukamenya ko umuntu ari umunyabyaha. Kubera ko umuntu ari umunyabyaha ntabasha gushyikira urwo rukundo rw'Imana, kuko ibyaha bishyira ibyaha bidutandukanya n'urwo rukundo rw'Imana. Ariko twabonye ko Imana yatanze umuti ninde? Umuti ni Yesu Kristo. Kubimenya rero ntago bihagije. Yesu Imana yamuduhaye kugira ngo tumwizere nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Iyo tumaze kumenya ayo magambo rero uko ari 4, ubaho ya mibereho itangaje Imana yakuremeye. Noneho muri iyo mibereho itangaje Imana yakuremeye, twabonye ko kugira ngo umuntu abashe kuyibamo nk'uko Yosefu yabashije kubaho muri iyo mibereho itangaje, Imana ikabana nawe. Twabonye ko Yosefu yubahaga Imana, kugirirwa neza n'imbabazi by'Imana bikabana nawe, hanyuma akagira ubwenge rero nta handi buva ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ikindi muri Yakobo haravuga ngo ubuze ubwenge ntabusabe. Ubwenge dushobora no kubusaba iyo uzi ko ntabwo ufite. Ndumva ari ibyo mu ncamake twize. Uyu munsi rero turakomeje, n'ubundi tugiye kureba umutwe w'inyigisho nateguye uyu munsi. Uravuga ngo ibihe ntago bihindura imigambi y'Imana ku buzima bwacu. Ibihe ntibihindura imigambi y'Imana ku buzima bwacu. Dusangire ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 8. Abaheburayo igice cya 13 ku murongo wa 8 haravuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose. Twongere dusome ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 9. Ho haratubwira ngo kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima
umurima w'Imana n'inzu yayo. Kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Abefeso 2:10 ho haratubwira ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Yesu Kristo, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Turi kwiga imigambi y'Imana. Akenshi Imana iyo iguhamagaye, iyo igushaka, iraguhamagara, kuko yabwiye Yeremiya ngo Yeremiya we, nakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya nyoko, ndagutoranya ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Yahamagaye Aburahamu, iramuhamagara, irangije iramubwira iti nzaguha umugisha, uzaguhesha umugisha nzamuhesha umugisha, kandi muri wowe niho amahanga yose nzayahera umugisha, kandi izina ryawe nzarigira izina rikomeye. Abantu bose rero Imana yahamagaye nuko yari bafiteho umugambi, kandi twabonye ko umuntu wese Imana yashyize hano ku isi imufitiye umugambi utangaje. Ariko kugira ngo ubashe kumenya uwo mugambi utangaje Imana igufitiye, nuko Yesu Kristo aba ari muri wowe, akakubera umwami, akakubera umukiza. Turi kwiga rero ibihe ntabwo bihindura imigambi y'Imana ku buzima bwacu. Ubu buzima turimo ni ibihe. Hariho ibihe by'abantu, hariho n'ibihe by'Imana. Imana ifite ibihe byayo, natwe dufite ibihe byacu. Umubwiriza niko yabivuze, ndumva ari mu gice cya 3, yaravuze ngo buri kintu kigira igihe cyacyo. Hari igihe cyo kuvuka, hari igihe cyo gupfa, hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo kubabara, hari igihe cyo kwishima. Murumva hariho ibihe. Wabishaka rero, utabishaka, ibyo bihe birahari, kandi ibyo bihe ugomba kubinyuramo. Ariko ibyo bihe Imana idusaba kumenya ibihe. Yesu igihe yavukaga, abanditsi, abanyamategeko, abafarizayo ntago bamenye ibihe. Iyo baza kumenya ibihe, bari kumenya ko igihe Yesu yavukiye, ariko ntago babimenye. Abantu babashije kumenya ibyo bihe ni abanyabwenge bakure. Kandi ibyo bihe abo bafarizayo n'abanditsi byarabakurikiranye. Iyo usomye muri Matayo igice cya 23, aragisoma cyose, akagenda abagaya, akavuga ukuntu bahagarara mu muryango bakabuza abantu kwinjira mu bwami bw'Imana, akavuga n'ahantu abatuka cyane yabarakariye, avuga ati mwandyarya mwe, mwabana b'inshiramo. Kubera iki? Ntago bamenye ibihe. Iyo rero ajya kurangiza icyo gice ku murongo wa 37 kugeza ku wa 39, arangiza ababwira ati Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi kandi ukicisha amabuye abagutumweho. Ni kangahe nashatse gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa, ariko ntimunkundire. Dore iwanyu hagiye gusigara ari itongo. Reka mbabwire, ntimuzongera kumbona kugeza igihe muzavuga muti hasingizwe uje mu izina rya Nyagasani.
ntago aba bantu bamenye igihe bagenderewemo, kuko ntago bamenye ubwenge, ntago bagize ubwenge bwo kugenzura ibihe. Imana ishaka ko tugira ubwenge bwo kugenzura ibihe, ukamenya igihe wagenderewemo, ukamenya igihe cyawe, ukamenya igihe Imana iguhamagarira gukora ikintu runaka, kuko iyo uhagurutse mu gihe kitari cyo uca ku ruhande umugambi w'Imana. Nyuma arangije mu gice cya 24 yababwiye iby'ibihe, ababwira ukuntu iminsi y'imperuka, ibizaranga iminsi y'imperuka byose arabirondora. Arababwira ati ibyo bimenyetso nimubibona muzamenye ko ibihe by'imperuka byegereje. Ariko muri ibyo bihe nyine ababwira uko bagomba kwitwara, abagira inama. Muri buri sezo rero, muri buri gihe ugomba kugira ubwenge kandi ukamenya uko ugomba kwitwara. Imana yacu idufashe. Mu ingoma ya mbere igice cya 12 umurongo wa 33 naho batubwira abantu bene Isakari ngo bari bazi kugenzura ibihe, bakamenya igihe runaka ikigomba gukorwa, ngo noneho bakamenyesha ubwoko bw'Imana icyo bagomba gukora muri icyo gihe. Natwe dukeneye ubwo bwenge bwo kumenya kugenzura ibihe, kugira ngo tumenye igihe cyacu kandi tumenye icyo tugomba gukorera muri icyo gihe. Amen. Imana yacu rero ishimwe. Nubwo ibimeze gutyo, nubwo hari igihe cyacu akabaho n'igihe cy'Imana, ariko umukuru w'ibihe, umugenga w'ibihe, umugenga wa byose ni Imana. Kugira ngo tubashe kugendana muri ibyo bihe, bigenda gute? Tugiye kubireba. Tugiye kureba intambwe umuntu atera. Izo ntambwe umuntu atera, reka tusome turabanza dusome mu Itangiriro. Itangiriro igice cya 11 umurongo wa 31 haravuga ngo Tera ajyana Aburahamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we na Sarayi umukazana we umugore wa Aburahamu umuhungu we, bava muri Uri y'Abakarudaya barajyana. Bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Imana iyo iguhamagara hari ahantu ikuvana, hari n'ahandi kujyana. Imana yabwiye Aburahamu, ndumva ari mu gice cya 12, naho mu kanya ndaje tuhasome turebe. Ahangaha ni se wabafashe arabajyana. We yarabafashe arabajyana, abavana muri Uri y'Abakarudaya ngo abajyana umukazana we n'umugore we n'umuhungu we bava muri Uri y'Abakarudaya barajyana, bajyanye aho bita Iparani sinibuka. Hanyuma bava muri Uri y'Abakarudaya barajyana, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani, abajyana mu gihugu cy'i Kanani. Hanyuma muri mu Itangiriro igice cya 12 hakomeza hatubwira ngo 12 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 4 haravuga ngo Uwiteka yohereza Aburahamu. Hari aho se yabajyanye abagezayo, bagumayo kugeza igihe Imana yahamagariye Aburahamu. Reka twumve uko byagenze. Uwiteka yohereza, ni Itangiriro igice cya 12 kuva ku murongo wa 1 tugeze ku wa 4. Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburahamu ati,
va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wawe n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Loti ajyana nawe ubwo yavaga i Harani. Ni Harani. Ise wa Aburahamu yabakuye muri Uri y'Abakarudaya abajyana i Harani, ngo kugeza ubwo bavuye i Harani bajya muri Kanani. Noneho aho ngaho i Harani niho Imana yasanze Aburahamu, aramubwira ati siga igihugu, siga umuryango wawe, usige n'inzu ya so, uze nkujyane aho nzakwereka, aho nzagutuza. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Loti ajyana nawe ubwo yavaga i Harani. Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Murumva dutangiye bya bihe za ntambwe. Intambwe ya mbere ni ahangaha Aburahamu akiri kumwe na se, akibana na se bari muri Uri y'Abakarudaya, atera intambwe se amujyana i Harani. Imana imusanga i Harani iramubwira iti imigambi ngufitiye ntabwo ari yo kuba i Harani, niyo kuba i Kanani. Natwe imigambi Imana idufiteho ntabwo ari yo kuba mu byaha, ntabwo ari yo kuguma mu byaha, ahubwo niyo kuva mu byaha tukizera Yesu, tukamwakira nk'umwami n'umukiza, tukinjira muri ya migambi, muri ya mibereho itangaje Imana yaturemeye, kuko niyo migambi Imana yacu ifite ku buzima bwacu. Kubera ko Imana yacu nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu Bagalatiya igice cya 1 umurongo wa 12, haravuga ngo mushima Imana Data wa twese, waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Imana idukura mu mwijima ikadushyira mu mucyo. Iyo turi mu byaha, iyo turi mu bibi, iyo turi mu kutamenya, Imana iraza ikadukura muri ubwo bujiji, iraza ikadukura muri uko kutamenya, yarangiza ikadushyira mu mucyo wayo. Ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima, akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Nk'uko rero twagiye tubyiga, isezerano rya kera ryari igicucu cy'isezerano rye. Hari ahantu Imana ikuvana, hari n'ahantu Imana ikujyana. Twebwe rero yadukuye mu mwijima itujyana mu mucyo w'umwana wayo ikunda. Uwo mwana wayo ikunda nk'uko yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uwo mwana wayo ni Yesu Kristo. Iyo tumaze kumwizera nk'umwami n'umukiza, aduha ububasha bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Araduhamagara. Mwumvisha amagambo meza Imana ihamagara Aburahamu yamubwiye. Natwe iyo duhamagaye ni kuriya itubwira. Njye ndibuka ndimo nyishakisha, nkimara gukizwa, nanjye ijambo yambwiye yarambwiye iti mwana wanjye ndagukunda, mwana wanjye ndagushaka, ndashaka kukwigaragarizamo no kukwihesherezamo icyubahiro. Aburahamu nawe yaramuhamagaye aramubwira iti nzaguha umugisha, nzakugira umugisha, uzaguhesha umugisha nanjye nzamuha umugisha, uzakuvuma nanjye nzamuvuma, izina ryawe nzarigira izina rikomeye, kandi amahanga yose muri wowe niho azahererwa umugisha. Ariko muri urwo rugendo tuba dutangiye habamo ibiduhiga
byinshi, habamo za defi nyinshi, habamo za challenge nyinshi, habamo kugwa no kubyuka. Ariko nubwo habamo uko kugwa no kubyuka, ntago Imana yo ihinduka. Ntabwo Imana ihinduka nubwo habamo kugwa no kubyuka. Imana ni data. Abamwizeye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ahubwo icyo Imana ikora ni iki? Imana agakiza ni processus, ni buhoro buhoro, ni buhoro buhoro. Imana igenda ikuvugurura, igenda iguhindura buhoro buhoro, igenda isanctifia, ipurifia, yeza ubugingo bwawe. Umwuka uhabwa agakiza, ubugingo Imana igenda ibweza, ihindura imitekerereze yawe, ikaguha mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 2 haravuga ngo Abaroma igice cya Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2 haravuga ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye. Uko Imana rero igenda ikwiyereka, igenda iguha gukura. Twize muri Yohana wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 12 n'uwa 13 niho hatubwira imikurire y'umukristo. Yohana yarandivuze ati, bana bato mwababariwe ibyaha, namwe basore muri abanyambaraga kandi wa mugome mwaramunesheje. Namwe base ndabandikiye kugira ngo mumenye ko mwamenye data. Murumva harimo ibyiciro. Imana ijya kubwira Aburahamu, nawe yaramubwiye iti, siga igihugu cyawe, siga umuryango wawe, siga inzu ya so. Yamubwiye gusiga ibintu bitatu. Kandi nangahe Imana itubwira guhinduka, ni ibintu bitatu. Iyo umuntu ahindutse ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Kumenya neza icyo Imana ishaka, kumenya neza ibishimwa n'Imana, warangiza ukamenya neza ibitunganye. Ntabwo umwana ashobora kumenya neza ibyo Imana ishaka. Uko ugenda ukura, ugenda umenya ibyo Imana ishaka, ugenda umenya ibishimwa n'Imana, ugenda umenya ibitunganye rwose. Ariko ntabwo ugomba gusimbuka etape. Ugomba kuva kuri etape yo kuba umwana ukajya kuri etape yo kuba umwana, bana mwababariwe ibyaha byanyu, ukajya kuri etape yo kuba umusore, basore mwaratsinze, mwaranesheje wa mubi, mwaramunesheje. Ku basaza rero base, ubu umaze guca akenge mu by'umwuka, ubu umaze kumenya Imana, umaze kuyimenya ikijyepfo, ikijyaruguru, iburyo, ibumoso, ubu umaze kwinjira mu hasi mu kumenya Imana. Ariko ntago tugomba kuba abakristu bahora bicira imanza, kubera ko Imana izi ko hari za etape tugomba kunyuramo. Muri izo etape rero tugenda tunyuramo muri ibyo byiciro, habamo ibitugamburuza, twikubita hasi tukongera tukabyuka, kuko ntago twikubita hasi ngo tugumeyo, ahubwo Imana irongera ikatubyutsa. Umuntu akageraho agacika intege. Ibyo ngibyo Aburahamu nawe byamubayeho. Imana imaze kumuhamagara, hashize iminsi inzara iratera.
inzara imaze gutera ajya mu Egiputa. Ageze mu Egiputa arabeshya, abwira Sarayi ngo azavuge ko ari mushiki we. Baba baramutwaye. Nyuma Imana igenderera uriya mwami wa Egiputa, imutegeka gusubiza Aburahamu umugore we. Abaha iby'ubutunzi, abaha ibintu byose, arababwira ati mwumvire ahangaha mugende. Abahamo na Hagari. Bageze basubiye iwabo, bagezeyo niho Sara yabwiye Aburahamu ati fata Hagari umugire umugore, dore twebwe kubyara byaratunaniye. Nibwo yaje kubyara Ishimayeli. Ariko nubwo ibyo bihe byose babinyuzemo, nuko kugwa no kubyuka, ariko imigambi Imana yari ifite kuri Aburahamu, malgré les saisons, malgré les circonstances, Imana yakomeje guhoza ijisho kuri Aburahamu, kugeza igihe ubwo Aburahamu amaze gufata Hagari, barabyarana umwana. Ariko ibyo ntabwo byabujije Imana gukomezanya nayo, kuko yaravuze iti mu rukiryi rwa Sara, aho ngaho niho nzaguhera umugisha, niho hazavamo urubyaro, niho hazavamo isezerano nagusezeranyije. Iyo ukomeje mu gice cya 15, Imana yaramubwiye iti ndi ingabo igukingira. Wagera mu gice cya 17, ni malgré y'ibyabaye mbere, Imana niho yabahinduriye izina. Aburahamu imwita Aburahamu, Sarayi imuhindura Sara, kuko yari igiye kugira gute, yari igiye kumuha gusohoza isezerano Imana yari yaramuhaye. Noneho Imana imaze kumugenderera imubwira ko igiye gusohoza isezerano yari yaramuhaye, nibwo yababwiye ati nitwa Imana ishobora byose, El Shaddai, Imana ishobora byose. Ntabwo tugomba kurwanirira Imana. Urumva hejuru ntabwo Imana yahise imukondana ngo imurakarire, yarakomeje iramurwazarwaza, iramubwira iti nitwa Imana ishobora byose, ni Imana idakenera umufasha. Hariya Sarayi yari yashyize mu mutego Aburahamu ngo ashaka gusohoza isezerano ry'Imana. Isezerano Imana yaduhaye, imigambi y'Imana izayisohoza, ntabwo ikeneye ubufasha bwacu. Iyo yonyine yitwa Imana ishobora byose, El Shaddai. Noneho aho ngaho niho yageze aho ibwira Aburahamu, iramubwira iti ugende ujye gukebwa, hanyuma ujye ugendera imbere yanjye utunganye. Imana yacu ni Imana yongera kuduha amahirwe. Imana yacu ni Imana itubabarira muri ibyo bihe. Imana ireba kugwa kwacu ikongera ikatubyutsa, ireba kwandura kwacu ikongera ikatweza, ikadutunganya. Ijambo ry'Imana muri Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 12 haravuga ngo nibeshye. Yohana wa mbere igice cya 1 umurongo wa 9 haravuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Hari abantu benshi bakunda kwigisha ngo umuntu ngo ashobora gutagakiza. Reka mbabaze ikibazo. Iyo ubyaye umwana akaba mayibobo, umubonye mu muhanda aravuga turiya mwana ni uwa Francine, nubwo yabaye mayibobo ariko isano yanjye n'uwo mwana
ntabwo ivaho. Natwe nk'uko Imana yatubyaye ku bwa Yesu Kristo, iyo tumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, aduha ububasha bwo kuba abana b'Imana. Iyo tumaze kubuhabwa ubwo bubasha bwo kuba abana b'Imana, ntago tuba tuvuye mu muryango twari turimo tugiye mu muryango w'abana b'Imana. Ubwo rero abakristu benshi usanga babaho ku bwoba, akavuga ati ubu ngubu ubwo nakoze icyaha, ubu ngubu Imana irampannye, iranyirukanye, nta gakiza ngifite. Ntabwo ari byo, ahubwo kubera ko Yesu yatwitangiye akamena amaraso ye ku musaraba i Golgotha, yadushyiriyeho n'uburyo bwo kubana nawe, n'uburyo bwo kongera kugaruka mu busabane nawe. Iyo wagize intege nkeya, iyo wacumuye ku Mana, iyo waguye nka kuri Aburahamu yari yaragize intege nke akirwanirira we na Sarayi, ariko Imana yongeye kumuha amahirwe, iravuga iti ngaho nimukebwe, kandi uhereye none ujye ugendera imbere yanjye utunganye. Urumva yongeye kumubyutsa. Natwe rero Imana nta cyaha na kimwe Imana itatubabarira. Iravuga ngo nimucumura mugaca bugufi mukihana, ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Kuko Imana irinda umugambi wayo muri twebwe. Iyo ufite umutima wihana, irongera ikaguha amahirwe. Irongera ikaguha amahirwe yo kuba mu mugambi wayo. Ntabwo ikangwa n'ibihe unyuramo, kuko ibihe nababwiye ko ibihe biratugamburuza. Ushobora kuba uri mu bihe by'ubukene, by'inzara, ukajya hariya kuri botike uti ni mu nkope ejo nzabishyura, kandi uzi neza ko nta mafaranga ufite. Ibihe, les circonstances, les saisons, ibyo bihe Imana izi ko tuzabinyuramo, ibyo bihe bikomeye. Ibyo bihe rero ntabwo bizahindura Imana, ibyo bihe ntabwo bizahindura imigambi Imana idufiteho. Ndashima Imana ko Imana yacu idahinduka. Uko yari irejo, niko iri uyu munsi, niko izahoraho. Haleluya, amen. Ibyo ngibyo byonyine bigomba kudutuma turushaho kuyigirira icyizere. Kandi Imana iyo iduhamagaye, iduhamagara nk'abapartenere, ibishaka ko tuba abafatanyabikorwa bayo. Murumva ihamagara Aburahamu, nuko yashakaga ko bakorana. Hari imigambi yari ifite muri we, ariko iyo migambi tugomba gukorana n'Imana. Nubwo ibisohoza, ariko natwe tugomba kuba turi abafatanyabikorwa bayo. Haleluya. Noneho rero muri iyo migambi y'Imana, Aburahamu amaze kubyara Isaka, murabizi ko Imana yageze aho iramubwira iti uwo mwana ngwino ujye kumuntambira. Noneho Aburahamu yari yaramenye kumvira, yaramenye kubaha Imana, yaragiye yumvira Imana, ariko Imana yishakira igitambo, uwo mwana ntiyamutamba. Imana yacu rero ni nziza, kubera ko ibyo yavuze kuri twebwe no kubikora irabikora, kandi ntabwo ikangwa n'ibihe. Ni umukuru w'ibihe, inyuranya ibihe, inyuranya amaboko y'abanzi bacu, kugira ngo imigambi yayo ku buzima bwacu isohore. Niyo mpamvu kenshi ku bana b'Imana rimwe na rimwe mubona baca mu bintu bikomeye. Uyu munsi ukavuga uti ibye noneho uyu buriya byarangiye, ejo wajya kubona ukabona yampaye. Wa muntu wabonaga ejo bundi yapfuye agowe ari ingorwa,
ugasanga imana yakoze ibikomeye. Kenshi baduhimba n'amazina bakatwita ba magorwa bakagira gute, ejo bundi mwahura bakakuyoberwa bakavuga bati ni wowe waciye muri bya bintu, yewe bite byawe. Kubera iki? Kubera ko imana yacu ntihindurwa n'ibihe kandi ntabwo ikangwa n'ibihe. Imana yacu rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Muri Daniyeli 2 igice cya 21 haravuga ngo niyo inyuranye ibihe, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge, n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Imana ikorana n'abanyabwenge, Imana ikorana n'abazi kwitegereza. Iyo ibona ushakashaka uko wamenya ibyo umwami ashaka, iguha ubwenge, iguha ubwenge bwo kwitegereza, iguha ubwenge bwo kumenya, iguha ububasha, ikugirira ubuntu kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibihe usohoyemo kandi ubashe kumenya icyo ukwiye gukora. Noneho twumvishe izo nzira zose umuntu agenda anyuramo, iyo umaze kugera hahandi nyine umwuzuro w'amasezerano y'Imana, Imana iguha kuba mu bwiza bwayo. Niko Imana yabwiye Mose. Reka turebe mu Kuva, duhere ku murongo wa 15, haravuga ngo Kuva 33 ku murongo wa 15, Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana nanjye natwe ntutukure ino. Ikizamenyekana yuko njye n'ubwoko bwawe tukugiriyeho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi? Uwiteka abwira Mose ati n'icyo uvuze ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Iyo wagiriye umugisha k'Uwiteka akakumenya izina, uba mu bwiza bwe, uba mu cyubahiro cye, kandi yumva gutaka kwawe, yumva gusaba kwawe, yumva kwinginga kwawe. Hahirwa rero abizeye badashidikanya ko ibyo babwiwe n'umwami Imana bizasohora. Imana y'amahoro ibagirire neza. Ntimukangwe n'ibihe murimo, ntimukangwe n'intambara muri kunyuramo, ntimukangwe n'ibibahiga n'ibibagamburuza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umukiranutsi nagamburura mu makuba, mu makuba, sinibuka ibikurikiraho. Ariko Imana ntabwo ishaka ko tugamburura mu makuba, ahubwo Imana ishaka ko tuyizera, tuyiringira, kuko niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa. Uko yari irejo niko iri n'uyu munsi. Umukiranutsi nagamburura mu makuba, umutima wanjye ntuzamwishimira. Mureke twe kugamburura, mureke twe kwivovotera Imana. Rimwe nigeze kwivovotera Imana, ibibazo bingoye binduhije, noneho ndimo nsenga, Imana impa ijambo riri mu Bakorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa 10, avuga ngo ntimukivovotera Imana kugira ngo umurimbuzi atabarimbura, ariko niwizera Imana wagwa ukamenya ko waguye, ugaca bugufi ukatura ibyaha byawe, niyo ukuri kandi niyo kwizerwa, ikiranukira kukubabarira rwose, kuko ni papa wawe. Papa wawe aragukunda uri mwiza, papa wawe aragukunda uri mubi, ariko umwana wese aharanira kunezeza umubyeyi we. Natwe duharanire kunezeza Imana yacu, duharanire kunezeza data. Amen. Reka dusenge. Mana nziza, Mana nzima, ndagushimye ko uri data,
ndagushimye ko udahinduka Mana. Ntabwo ukangwa n'ibihe, ntabwo ukangwa n'ibibazo, ntabwo ukangwa n'ubukene, ntabwo ukangwa n'intambara, ntabwo ukangwa n'imvura, ntabwo ukangwa n'umuriro, ntabwo ukangwa n'imigezi. Uwiteka, uko wari uri ejo ni kuri n'ubu kandi ni kuzahoraho. Umwana w'umuntu yabasha guhinduka, ariko wowe ndagushimira ko utajya uhinduka. Ndagushimye rero Mana, ndaguhimbaje ko imigambi yawe ni myiza kuri twebwe, kandi uko byagenda kose uzayisohoza, kuko ni wowe mugenga w'ibihe. Ndasenze rero Mana kugira ngo utwuzuze ubwenge bwawe, kugira ngo tubashe kumenya ibihe dusohoyemo, kandi Mwami tubashe no kumenya icyo dukwiye gukora muri ibyo bihe. Uturinde Mana kurangara, kugira ngo tutayoberwa igihe watugendereyemo. Duhe kuba maso, duhe kumenya, duhe kujijuka, duhe gusobanukirwa, kugira ngo Mwami tubashe kumenya igihe cyacu, kandi tubashe kumenya n'icyo dukwiye gukora. Turagushimye rero ko ari wowe mugenga w'ibihe, turagushima ko witwa ushobora byose, Imana idakenera umufasha. Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen.